Ujya wibaza kuba washora mu mari cyangwa se ese ufite kuba wibaza mbere y'uko ushora amafaranga yawe muri business runaka ukagira ubwoba bwo kuyatinyisha cyangwa se bwo kuba wahomba cyangwa se kuba wabona inyungu nkeya? Reka uyu munsi mbere y'uko ushora amafaranga yawe muri business hari ibintu by'ingenzi umuntu agomba kubanza gusuzuma neza kugira ngo agabanye ibyago byo guhomba kandi yunguke byinshi. Dore iby'ingenzi rero muri ibyo: ikintu cya mbere, isesengura ry'isoko, marketing researching. Menya neza niba ibyo ushaka gukora bikenewe ku isoko, kandi ikindi menya neza abo ugamije kugurisha cyangwa se abaguzi ba nyabo. Menya abo muhanganye n'uburyo bakora. Ikindi cya kabiri, igitekerezo cy'inyungu, business idea. Ese igitekerezo cyawe kirashoboka mu buzima bwa buri munsi? Ese gifite aho gitandukaniye n'ibindi bitekerezo byose? Icya gatatu, imari n'ingengo y'imari. Imari n'ingengo y'imari, capital financial planning. Menya amafaranga akenewe mu gutangira. Tegura ingengo y'imari, budget igaragaza uko amafaranga azakoreshwa. Tegura uburyo bwo kubona amafaranga y'inyongera niba bikenewe, loans, investor cyangwa se savings. Ibyo byose ugomba kuba wabiteganyije. Ubumenyi n'ubushobozi. Iki ni icya kane, skills and capacity. Ese ufite ubumenyi buhagije mu byo ugiye gukora? Iki ni ikibazo. Niba bidahagije se uteganya uburyo bwo kubonamo abakozi cyangwa izindi nama? Icya gatanu, ibyemezo by'amategeko. Uburyo business yawe izandikwa, company, koperative n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibyangombwa byemewe n'amategeko, lisanse, ibintu bya patent cyangwa se permit, no gusora no gukurikiza amategeko by'imisoro. Ibyo ngibyo ukabipuraninga, ukabiteganya. Ikindi kintu cya gatandatu, risk management, gucunga ibyago. Hasi hari ibyago bikomeye nk'ibihombo, guhangana n'isoko rikomeye, impinduka mu mategeko. Menya uko wazabicunga ibyo byose, insurance, emergency plan, ibintu nk'ibyo. Umuyobozi n'imicungire. Iki ni icya karindwi, management and leadership. Ese ufite uburyo bwo gucunga neza amafaranga, abakozi ndetse n'umusoro? Gushyiraho uburyo bwo gukurikirana inyungu ndetse n'ibihombo. Ibyo byose warabiteguye. Ikintu cya munani, marketing and strategy, uburyo bwo kumenyekanisha. Ese uzakora iki ngo abantu bamenye ibyo ukora? Uburyo bwo kwamamaza no gukurura abakiriya. Ibyo byose uzabikora mu buhe buryo? Mu magambo makeya cyangwa se mu magambo magufi, mbere y'uko ushora amafaranga, banza utekereze ku isoko, amafaranga, amategeko, ibyago ndetse n'ubumenyi. Reka nizere ko ibi byose biba byagufashije. Hano kuri Nesta 256 ngewe ubikugezaho buri munsi. Nitwa Gisa. Warakoze gukora subscribe, like and comment. Ni ibintu bikenewe cyane. Uruwa agaciro niba tubana buri munsi.